nta jambo ryiza na rimwe muri Uwiteka yasezeranije ubwoko bwa Isiraheli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Ibyo Uwiteka yasezeraniye Isiraheli byose byarasohoye nk'uko yabivuze. Amagambo ari muri Yosuwa igice cya 21 umurongo wa 45. Iki kikaba ari cyo kwibukwa cy'icyigisho cya 12 twatangiye muri aya migisho yacu. Icyigisho kitubwira ngo Imana irakiranuka. Iki ni icyigisho cya 12. Reka nguhe ikaze nshuti muvandimwe, nguhe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku Isabato, byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ni byigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bigategurwa hakurikijwe ibihembwe. Turi mu gihembwe cya 4 cy'umwaka wa 2025. Turi kwiga ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Uyu munsi turi ku cyigisho cya 12 nk'uko umaze kubyumva, kitubwira ngo Imana irakiranuka. Ingingo turiho uyu munsi ni ingingo yo kuwa gatatu w'Isabato, ingingo itubwira ngo imbibi zigaragara. Imbibi zigaragara. Turi bushingire ku isomo riboneka muri Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 7 n'uwa 8, kandi dushingire muri Yosuwa 23 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8, dusimbukira ku wa 12 ndetse n'uwa 13. Reka dusenge twinjira muri iyi ngingo. Turagushimye Data mwiza, uri Imana ikomeye, uri Imana itureberera. Abana bawe tukwishyize mu biganza kugira ngo ukomeze kubana natwe. Ijambo ryawe tugiye gusoma, tugiye kwigira hamwe, reka rituyobore kandi ridukomeze mu by'uru rugendo. Dukoreho amabuye yo gutarukiraho mu byo kwizera, twambuka Yorodani izatugeza mu gihugu cyacu cy'isezerano. Rero abatuye isi bose bakuvugiriza impundu, bagushime kuko uri Imana. Ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Ingingo yo kuwa gatatu tugiye guhera mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 7 n'uwa 8, hari amagambo atubwira ngo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Kubashishwa byose aho uzajya hose, ibi byagomba kuva ku kwitondera amategeko. Arongera ati, biri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone gukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe zose, ukabashishwa byose, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kwitondera ibiri muri iki gitabo cy'amategeko. Ana magambo umugaragu w'Imana yabwiwe ubwo yarasigiwe uyu murimo ukomeye. Yosuwa, Mose ati komera ushikame. Ariko ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ujye ubyitondera. Muri Yosuwa igice cya 23 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8, naho hari amagambo atukomeye atubwira ngo Yesu abihanangiriza kuzirukana amahanga yasigaye. Umurongo wa 6, nuko mube intwari ndetse cyane mubone kwitondera no gusohoza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko mu gitabo cy'amategeko ya Mose byose, kugira ngo mutazateshuka muciye iburyo cyangwa ibumoso. Ntimukifatanye n'aya mahanga asigaye muri mwe. Ntimukavuge amazina y'imana zabo. Ntimukarahire imana zabo. Ntimukazikorere, ntimukazipfukamire. 8, ahubwo muzajye mwomatana n'Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwakoze kugeza ubu. Umurongo wa 12 baratubwira ngo ariko nimusubira inyuma ho gato, mukifatanya n'aya mahanga asigaye muri mwe, mugashyingirana, mukifatanya nabo bakifatanya namwe, mumenye mudashidikanya yuko Uwiteka Imana yanyu itazongera kwirukana ayo mahanga buheriheri, ahubwo bazababera umutego n'ikigoyi. Bazabamerera nk'inkoni zitimbura mu mbavu n'amahwa handa mu maso,
kugeza ubwo muzarimburwa mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Aya magambo yumve neza. Kwifatanya n'amahanga batayarimbuye, ibi ubwabyo byagombaga kubabera umutego n'ikigoyi, bigatuma amahanga yagombaga gushira bo bashira mu cyimbo cyayo. Ngaya amasomo twereka uburyo kubahiriza amabwiriza Uwiteka yari yaratanze byagombaga kuzanira ubwoko bwa Isirayeli amahoro n'umutekano. Umwanditsi rero atubwira ku ngingo yo kuwa 3 ngo imbibi zigaragara, akoresheje amagambo ameze nk'ayo ayo yabwiwe mu ntangiriro z'igitabo. Yosuwa yagaragaje ko inshingano yari imbere ya Isirayeli ahanini atari ya gisirikare, yari iby'umwuka. Ati nimwitonda, mwitondere. Ati mube intwari, mubone kwitondera no gusohoza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko. Ntabwo yababwiye gutunga intwaro nyinshi, ntabwo yababwiye gushaka abasirikare benshi, nubwo muri icyo gihe nabyo byari ingenzi. Ariko izingiro rya byose kwari kwitondera amategeko y'Uwiteka, kuko erega uwo bari kumwe nawe yari umunyamaboko. Uwo bari kumwe nawe ni umunyamaboko. Icyari gisigaye ni ukumvira itegeko abahaye. Kamanda mukuru wagombaga kwirwanirira urugamba, icyari cyaburaga kwari ukumvira amategeko n'amabwiriza yatanze. Nicyo cyonyine. Inshingano y'Abisirayeli rero yari ishingiye mu kumvira, yari ifitanye isano no kumvira ubushake bw'Imana bwagaragarijwe mu bitabo 5 bya Mose. Aya magambo Yosuwa yabanje kuyabwirwa mu gice cya mbere mu itangira ry'umurimo we, Mose amuraga kuzubahiriza amabwiriza y'Uwiteka no kumvira Uwiteka, kandi amusaba kuyobora Abisirayeli muri iyo nzira. Umurimo ugitangira, ariko tubona mu gice cya 23 cya Yosuwa nawe ayabwira Abisirayeli, mujye mwomatana n'Uwiteka. Yosuwa bihanangiriza kuzirukana amahanga asigaye. Yosuwa umugaragu w'Imana. Akaga rero Isirayeli akaga Isirayeli yahuye nako ntabwo bwari ubwoba yari itewe n'urwango rw'amahanga yarasigaye ikikije, ahubwo akaga rero gaterwa n'ubucuti bwajyaga kuba hagati y'Abisirayeli ndetse n'andi mahanga yarabakikije. Ako niko kari gakomeye, kuko ibuka ko abanyabakanani bari babakikije basengaga izindi mana. Ahari ni nkaho buri munyakanani yabaga afite ikigirwamana cye asenga. Ibi rero iyo bomatana n'andi mahanga byari kubakururira yuko ibyo bigirwamana abandi basenga byagombaga kwisangwa muri Isirayeli nta nigaruriro. Intwaro z'ayo mahanga ntabwo zagombaga gutera ubwoba Abisirayeli iyo baramuka bakurikije icyo Uwiteka yababwiye. Nyamara imitekerereze ndetse n'indangagaciro by'ayo mahanga byashoboraga kugaragara nk'ibiteje akaga kurusha imbaraga za gisirikare. Imbaraga za gisirikare bari bafite ubarwanirira kandi w'umunyamaboko, ahubwo ikibazo cyari gisigaye n'iki? Ibyamwuka. Yosuwa rero bimusaba kwerekeza intekerezo ku bayobozi, akaziganisha ku kuvuga ko intambara barimo ari iby'umwuka. Bityo Isirayeli yagombaga gukomeza no gusigasira ibiyiranga. Akarango ka Isirayeli, ikirango cya Isirayeli kwari ukubaha Uwiteka, kwari gukurikiza amabwiriza y'Uwiteka. Ibihamya bari babifite byinshi bigaragaza yuko intsinzi zabo zitava mu birwanisho, zitava mu basirikare, ahubwo ziva mu gukurikiza amabwiriza Uwiteka yatanze. Kubuzwa rero kwiyambaza izina ry'ikigirwamana, kurirahirira ndetse no gukorera cyangwa kubipfukamira
byari bigendereye kubuza abantu kuramya ibigirwamana. Ubundi mu burasirazuba bwa kera izina ikigirwamana ryagaragazaga imbaraga zacyo. Iyo bavugaga izina ry'ikigirwamana runaka byatumaga umenya imbaraga z'icyo kigirwamana. Kwiyambaza rero cyangwa kuvuga izina ry'ibigirwamana by'abanyamahanga mu ndamutso ya buri munsi cyangwa ibikorwa bya buri munsi byabaga bisobanuye ko wemera ubutware bw'ibigirwamana. Kandi ibi rero byajyaga kuzanira akaga Abisirayeli, byajyaga gutuma Abisirayeli biyambaza imbaraga zabyo mu bihe by'amage. Kandi iki si cyo Uwiteka yashakaga. Tekereza nawe Umwisirayeli wiyambaje ibigirwamana. Bimeze nko kubona umukristo wagiye kuraguza mu bapfumu. Bimeze nko kubona umukristo wasanze ababaza iby'ibihe bye by'ahazaza ngo nimumbwire, murabona ibyanjye bimeze gute? Kandi afite Imana yo mu ijuru asabana nayo. Isengesho rya buri munsi niho dusabanira n'Imana. Ibyawe bibaza Uwiteka. Urabibaza umuntu nkawe? Umuntu nkawe biragoye. Imana yahaye Abisirayeli ikiruhuko, ikiza abanzi bayo. Gushyingiranwa n'Abanyakanani rero byari bisobanuye gutakaza ukwera kw'ibyamwuka mu Bisirayeli. Iki kintu kizirikana, gushyingiranwa n'Abanyakanani, iki cyonyine cyagombaga gukururira Isirayeli akaga gakomeye. Byari bisobanuye gutakaza ukwera kw'ibyamwuka mu Bisirayeli, gushakana n'abo badahuje ukwizera. Byagombaga gutuma ibigirwamana, imisengere y'ibigirwamana yinjira mu ishyanga rya Isirayeli mu buryo bwihuse cyane. Intego y'inama ya Yosuwa rero ntabwo yari yo kwimakaza ivanguramoko, ahubwo kwari ukwirinda gusenga ibishushanyo byashoboraga gutuma Isirayeli yangirika mu byamwuka. Iki kintu kizirikana, gushaka uwo mudahuje ukwizera biroroshye yuko kwinjiza mu myizerere y'ubuhakanamana. Ibyabaye kuri Salomo ni urugero ruteye ubwoba rw'ingaruka zibabaje mu byamwuka ziterwa no gushyingiranwa n'abanyamahanga. Mu Isezerano Rishya Abakristo bagirwa inama yo kudashyingiranwa n'abo badahuje ukwizera, nk'uko biboneka mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorintho igice cya 6 umurongo wa 14. Nubwo Pawulo atagira abamaze gushyingiranwa inama yo gutandukana, ahubwo abahamagarira kubaho imibereho y'intangarugero ya Gikristo, bafite ibyiringiro byo kuzagarurira Uwiteka abo bashakanye nabo. Umuburo rero wa Yesu uriya twasomye dutangira werekeranye n'akaga gaterwa no gushyingiranwa kutemewe, utuma hibazwa iki kibazo cyerekeranye n'uburyo Abakristo bagomba kubana n'abatuye isi. Ni gute dushobora kubona imibanire myiza n'umuryango mugari w'abantu barahatuzengurutse? Ibi ni byo kwibazwa. Ni gute twabana n'abatuzengurutse mu mahoro, mu bwumvikane, mu mutekano? Urumva Isirayeli yagombaga kubana n'abo baturanyi babo b'abanyamahanga, abatizera kimwe, bafite imisengere yo gusenga ibigirwamana, ariko bakirinda yuko babanduza babakururira mu ngeso mbi zabo. Ahubwo Isirayeli ibiramamba akaba ari bakururira bazana ku Mana. Ibi biva he rero? Ko kwiringira Uwiteka. Natwe nuko se, ese aho turi, abo tubana nabo, abo tugendana nabo, abo tubana nabo mu mirimo ya buri munsi, iyo baganira badukururira mu byabo bipfuye, twifata dute? Kugira ibigirwamana kuri uburyo bwinshi. Ese ntabyo ufite nawe wamaze kugira nk'ibigirwamana? Imisatsi yanjye, inkweto zanjye, imyenda yanjye, inzara zanjye, ngira umusatsi mwiza, ngira inzara nziza,
ibi hari ibintu byinshi cyane umuntu ashobora kugira ibigirwamana. Reka Imana idutabare, iturinde kuyiharika no kuyibangikanya. Kandi reka ngusabe inshuti muvandimwe, uko iyi minsi mibi igenda yegereza ukugaruka kwa Kristo, reka abe ariko twongera umusabano n'Imana. Uburinzi bw'Imana nta handi buri, tubukura mu kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Iyo wiga ijambo ry'Imana, iyo niyo nkota ityaye amugi yombi, ibasha kudufasha guhangana n'umwanzi, ko dukuramo agakiza, dukuramo ibidukingira byose muri uru rugendo. Imana itugirire neza, iduhe kuba mu murongo mwiza w'abatahajuru, iduhe kuba mu murongo mwiza w'abaturajuru, iduhe kuba mu murongo mwiza w'integuza z'umwami, kandi tubikore tubikunze tubishaka mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye Uwiteka mwungeri w'ubugingo bwacu, abana bawe tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Ugira neza, ukunda kubabarira, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Reka rero tubagushyira mu biganza, ubagirire neza, uturinde, kandi Data uduhe kugushikamishaho imitima yacu. Bose tubagushyize mu biganza, abadamu batwite, abari mu mazu y'imbohe, imfubyi n'abapfakazi, abari ku bisasiro barembye, urubyiruko rwacu, abo bose turabakweretse kugira ngo Data imbaraga yawe ikomeze kubana natwe kandi ikomeze kubana nabo. Uri Imana nziza, utuzi imbere n'inyuma kurusha uko twiyizi. Reka uyu munsi wa gatatu w'imirimo ubane natwe, uduhire, kandi Uwiteka ujye uturinda kwiganyira, kuko tugufite twibaza ngo tuzarya iki, tuzambara iki, kuko tuzi neza yuko mu bubiko bwawe harimo ubutunzi bwinshi kandi watugeneye. Turagusabye rero ngo umwanzi Satani utwihebesha dutekereza iby'ubuzima bw'ejo hazaza, umuturinde, uduhe guhagarara ku bw'ijambo ryawe n'amasezerano waduhaye. Uri Imana ikomeye, warabivuze no kubikora uzabikora, kuko uri Imana isohoza amasezerano. Ngaho bane n'abana bawe bose, umunsi aho tugiye kwerekeza intambwe zacu, reka duhirwe nawe, kandi abatugana batugirireho umugisha, natwe abo tugana tubagirireho umugisha. Reka ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe, ineza yawe no kumwenyura kwawe bigaragare kuri twebwe, maze natwe uwo mucyo tuwukwize hose. Duhere uyu munsi wa none mu izina rya Yesu, amen.